Ni mu masaha y'igitondo Anita arabyuka maze akinanura nk'ibisanzwe, ubundi agahita yibuka ko uyu munsi ari isabukuru ye, ahita rero amwenyura maze agahita afata umwanya wo gusenga kugira ngo ashime Imana kuba yaramurinze imyaka yose y'ubuzima bwe yari amaze, ndetse anayishimire kuba yamwongereye uyu munsi n'uyu mwaka w'inyongera. Yahise ahamagara rero umushuti we ati tekereza yuko byasaga nkaho nibagiwe ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe kuri njyewe, gusa nanone nabyukiye kuri mesaje y'umukunzi wanjye yanyandikiye ambwira ko yifuza ko turi buze guhura ku mugoroba. Ahari ikintu ari bumbwire uyu munsi gishobora kuba kidasanzwe kubera ko azi neza ko n'uyu munsi ari umunsi wanjye udasanzwe. Naho rero wa mushuti wese amubwira ati felicitation, nabyumvise, nta kindi ari bukubwire uretse ko ari buze kukwambika impeta. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nabikura hese sha, n'igihe cyose mbitegereje uriya musore ndamukunda ku buryo rwose nakwishima biramutse ariko bigenze, byaba ari ibyishimo bihuriranye. Umushuti rero yahise amubwira ati ahubwo banguka maze dufatanye gushaka ikanzu, inkweto ndetse n'isakoshi uri buze kuba ufite ku mugoroba, kubera ko ni umunsi udasanzwe nawe ugomba kuba uri umukobwa udasanzwe. Naho rero Anita aturakoze cyane, ubundi rwose kukugira nk'inshuti yanjye uri byose. Yahise rero abyuka aritegura maze asanga uyu mukobwa ubusanzwe anamukorera mu iduka rye ry'imyenda. Aha rero batangiye kwigera amakanzu agiye atandukanye kugira ngo arebe imubereye kurusha izindi. Yaje kugera ku ikanzu maze ayigeze iramubera cyane. Uyu mushuti wese amubwira ati nizere ko ari iyi ngiyi. Anita rero nawe yarirebye maze ahita amubwira ati ni iyi rwose, ndabona iyi kanzu ariyo kanzu imbereye kuri uyu munsi. Bahisemo rero n'ibintu byose bijyanye nayo, ubundi arabitegura. Ku mugoroba rero yarambaye aritegura, nyine wari umunsi udasanzwe kuri we, ndetse yagombaga kuba ari kumwe n'umukunzi we muri ayo masaha y'umugoroba. Hanyuma rero akinjira aho umukunzi we yari yamubwiye ko bari buhurire, yahise abona umukunzi we yicaranye n'undi mukobwa kuri tebo. Gusa ntabwo yabitinzeho, yaragiye maze ahagarara imbere y'iyi tebo atangira kwikaraga ati sheri wambonye se ko ntacyo uri kuvuga se, mbwira ko mberewe ndetse unanyifuriza isabukuru nziza kuko ntabwo wigeze ubikora, ariko uri kumbona. Yanabivugaga kandi ariko akomeza kwizengurutsa. Abangaba bo rero bari kumwitegereza. Yabonye rero nta muntu n'umwe uri kunyeganyega, nta n'uri kugira icyo amubwira, maze ahita abaza umukunzi ati none se uyu ni wa musekreteri wawe mushyashya? Naho uyu mukobwa wari wicaye aha yarebye nyine uyu musore maze ubona arebye uyu mukobwa bisa nkaho yamusuzuguye. Naho rero uyu musore yahise abwira Anita ati niyo mpamvu nifuzaga ko tuvugana. Anita ntiyigeze rwose anicara kubera ko yari agihagaze. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati Anita umbabarire kuba mbikubwiye uyu munsi, ahari ntabwo wari umunsi mwiza wo kubikubwira, ariko nagira ngo nkubwire ko nasanze ibyacu bidashoboka. Ntabwo rwose ibyacu bigikomeje kuko ubu tuvugana uyu twicaranye niwe mukunzi wanjye, tumaze amezi menshi duhuye. Icyo gihe nabimubwiraga ari nako ari kumusoma. Naho rero Anita ati ngo iki? Ati ndi kurota se? Ntumbwire ko wampamagariye hano ku isabukuru yanjye kugira ngo unyere ku mukunzi wawe mushya. Ntumbwire ko kandi wampamagaye kugira ngo umbwire ayo magambo, umbwire ko urukundo rwanjye nawe rutagishobotse. Nizere kuri kwivugira, ariko nukuri yo ntabwo ari surprise, mbabarira wisubireho kubera ko amagambo uri kumbwira ntabwo ashimishije habe na gato. Naho uyu musore ati nakwifuje ko rwose nakabaye ndi kwikinira, ariko ntabwo ndi kwikinira. Ibintu ndi kukubwira ni nabyo ndi gutekereza. Naje gusanga urukundo rwanjye nawe rudashoboka. Njye nawe ntabwo duhuje habe na gatoya. Uri umukobwa urenze cyane, ndetse rwose uri umukobwa waryohera kugusohokana, kugendana nawe, ariko ntabwo kandi ubereye urugo. Naje kubona rero umukobwa ubereye urugo, uyu nguyu niwe nifuza yuko tuzabana. Ahangaha rwose ntabwo Anita yabaye agishoboye kuguma hano kugira ngo abyumve, dore ko bari no kwisomanira imbere ye. Yaragiye yigira hirya gatoya maze atangira gutekereza ati none se ibi ninjye bibayeho? Birabaye se ahubwo cyangwa ndi kurota? Yarirebye asanga rwose ibintu bibaye ni ibya nyabyo byabaye. Yahamagaye rero wa mushuti we maze ahita amubwira ati ndaje nkurebe byihutirwa. Uyu mushuti wese aza yiruka maze ahita aramufata. Bahise rero bagenda bajya ahantu muri buwate maze bajya kubyina, kuko nyine uyu mukobwa yari afite stress,
yari afite umujinya, mbese yari ameze ukuntu ibintu byose byari byamwivangiyeho. Umushuti we rero yatekereje ko ahari kumujyana ahantu bari gusakuza, ahantu hameze nk'aho ngaho nyine ari buze kurangara, ahari byaza kumufasha. Gusa uyu mukobwa yaragiye maze arabyina, ubundi akunywera inzoga, aragenda arasinda. Yaratashye rero, ageze mu rugo kubera ukuntu yari yasinze, yahise asinzira, nta kindi kintu na kimwe yigeze atekereza. Bukeye mu gitondo ariko yarakangutse, maze atangira gutekereza ibyaraye bimubayeho. Yibutse ukuntu uyu musore yamukatiye ndetse akamubwira ko rwose abona atabereye kuba umugore. Ibi bintu yarabitekereje maze amarira atangira kuza, atari ku bundi n'iki kintu ntafite, n'iki kintu abasore bampora, ko ndi mwiza mu buryo bugaragara, nkaba nzi ubwenge, nkaba nzi gushaka amafaranga, nkaba nzi gukunda ndetse no kubaha uwo nkunda, kubera iki abasore bose bankatira? Ahangaha rero yahise atangira gutekereza abasore bose bakundanye uko byagiye bigenda. Mu by'ukuri bose bagiye bamubwira amagambo mabi, hari nk'uwamubwiye yuko rwose wamukunda nta kibazo, ariko ababyeyi be bamubwiye ko nta mugore wamuvamo. Yibuka noneho undi wamubwiye ko ari mwiza cyane ndetse ko rwose ari umukobwa uri class urenze ku buryo ababona batari ku rwego rumwe. Yibuka undi wamubwiye ko nanone ataberanye no kuba umugore, ahubwo aberanye nyine no kuba umukobwa wo kwishimisha. Ibi byose yarabyibutse, yibuka n'ibindi birenzeho, maze araturika ararira cyane. Noneho yararize arasakuza. Yahise afata umwanzuro rero ko atazongera kujya mu rukundo na rimwe, ko n'ubundi buri gihe birangira nabi. Yari ari kwibwira ati narababaye bihagije, sinifuza kuzongera kubabara ukundi. Ku rundi ruhande rero, umusore witwa Akimu ni umusore mwiza cyane cyane rwose. Aba ari kumwe n'umushuti we rero, bari muri ofisi, aho nyine uyu musore aba ari kubwira uyu mushuti we atumva, mba numva igihe kigeze kugira ngo nshake umugore. Gusa nanone njye nibaza ku bantu bashaka abagore maze bagatekereza ko hari baje kubakorera imirimo yo mu rugo, ugasanga umugore aje guteka, aje kwirirwa akora amasuku. Ibyo ngibyo ngiye umunsi nzashaka rwose ntabwo bishobora kuzambaho. Umugore wanjye nifuza ko azajya afata umwanya akiyitaho, ubundi nkamusohokana tukajyana mu maresto gusangira, tukajyana kubyina rimwe na rimwe. Mbese njye n'umugore wanjye nifuza ko tuzabaho ubuzima twishimye. Naho uyu mushuti we yahise amubwira ati none si iyo mitekerereze yawe uba wumva uzayitekereza kugeza ryari? Hanyuma se nimumara kubyara bizagenda bite? Ahangaha rero Akimu yahise amubwira ati nitumara kubyara tuzashaka abakozi bazajya babikora n'ubundi. None se ubundi amafaranga nkorera utekereza ko hari ikindi kintu nayamaza? Tuzashaka umukozi ajya amufasha, n'ubundi tugume mu buzima bwacu, tugume turyohewe. Naho uyu mugenzi we yahise amubwira ati ibintu utekereza ntabwo rwose mpamya ko bishoboka. Naho rero Akimu ati birashoboka cyane rwose. Gusa nanone uyu munsi ku mugoroba yari afitanye gahunda n'umukunzi we wari wamubwiye ko bagomba guhura maze bakaza kuganira. Barahuye rero, ariko bagihura uyu mukunzi we yamubwiye yuko papa we nawe agiye kuza kubera ko yifuje kuba yamubona. Akimu yagize ubwoba ati kuki utabimbwiye ngo maze rwose nze niteguye ko turi buhure? Naje nzi yuko ari njye nawe gusa, ndatunguwe kubona papa wawe ari buba ahari. Nyamara akimara kubivuga papa w'uyu mukobwa yari atungutse. Uyu musore yahise ahaguruka maze amuhereza ikiganza amusuhuza yanamwubashye cyane. Naho rero uyu mugabo yaramurebye ahera ku kirenge maze ageza ku mutwe, ahita anamwihorera kandi ntiyamusuhuza. Baricaye rero maze uyu mugabo ahita abaza umukobwa we ati none se ni uyu musore wari uje kunyereka? Naho rero uyu mukobwa ati yego papa, uyu musore turakundana kandi cyane. Naho rero papa we yahise amubwira ati ubuse uyu wawe umukundira iki? Ati njyewe rwose ntabwo nakureze kugira ngo uzashakane n'abasore nk'aba ngaba. Njyewe narakureze nkurera neza kugira ngo uzashake umugabo w'umukire, uzashake umugabo ufite amafaranga. Ntabwo rwose nigeze nkurira kugira ngo uzahure n'aba basore bacyambara amajinisi y'amadeshire, bacyambara amaherena ku matwi. Ntabwo rwose ari aba ngaba nari niteguye. Ahangaha rero uyu musore Akimu yari yatangiye kubura aho areba, kuko nyine bari bamaze kumuca amazi. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ariko papa ni ukuri turakundana kandi uyu musore nawe afite akazi, afite ibyo akora, rwose nta kibazo na kimwe nagira. Uyu musore nawe ari nako ari kumubwira ati ni ukuri papa rwose nta kintu umukobwa wawe yamburana. Naho rero uyu mugabo yaramubwiye ati ceceka, ntabwo bishoboka, umukobwa wanjye
ntabwo rwose nshobora kumugushyingira kubera ko ntabwo mujyanye habe na gatoya. Bamubwiye rero n'andi magambo mabi kandi menshi, maze rwose birangira uyu mugabo amubwiye ko atifuza no kuzongera kumva bavugana. Ahangaha rero uyu mukobwa yatinyaga papa we cyane ku buryo nyine yumviye ibyo papa we yamubwiraga, ndetse yahise anamubwira ati jya mu modoka dutahe gira vuba. Akimu rero yaratashye ataha yababaye, umubabaro wari wamurenze. Yaragiye rero ajya kureba mama we maze aramuhobera, yaramuhobereye amarira atangira kuza. Atari ko se mama, ubu ngubu wambwira ari iki kintu ntajya nkora? N'iki kintu ntajya nkorera abantu nkunda? Uyu ni umukobwa wa 4 ubashije kunkatira. Kubera iki aba bakobwa bose banyanga? Naho mama we rero ati impamvu rero bose bakwanga mwana wanjye nuko bose bafite icyo bahuriyeho. Naho rero uyu musore ati none se ushatse kuvuga iki mama? Mama we yamwicaje ku ntebe maze aramubwira ati cara hano nkubwire, bariya abakobwa bose ukunda bose bafite ikintu bahuriyeho, aricyo ubwiza, kwiyumva, kubera ko nyine bateretswa n'abantu benshi. Mbese bari abakobwa bose ni beza cyane ku buryo baba bashakishwa n'abagabo benshi batandukanye. Naho rero uyu musore ati nyine niyo type yanjye y'abakobwa mama, urabizi nibo bakobwa nkunda. Ngiye nkunda abakobwa beza, bateye neza, nyine bagaragara neza, bakobwa bazi kwiyitaho, kandi abakobwa bakunda kurya ubuzima. Abo nibo bakobwa ubundi ngiyewe nkunda. Naho mama we rero ati rero mwana wanjye, ubwo bwoko bw'abakobwa ukunda ntabwo bajya bubaka habe na gatoya. Niba ukeneye kubaka, ukeneye gushaka umukobwa utuje, ndetse wa mukobwa nyine wemera ko mwakubakana, uwo niwe wazaguma mu rugo. Naho bariya nabo kuryoshanya nawe gusa, ariko rwose ntabwo kubaka byo bishoboka. Uyu musore rero yahise abwira mama we ati uzi n'ikindi mama, ibintu by'urukundo ngiye kubivamo kuko ndabona hari bitampira. Abakobwa bose bamaze kunyanga, nyamara ntacyo ntakoze ngo mbere ku rukundo. Ibi bintu rwose ngiye kubivamo. Mama we yaramubwiye ati mwana wanjye rero kubivamo ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo kano kanya ikintu nakwifuriza gutuza, ukitekerezaho, ukamenya icyo ushaka. Ikindi kandi ndashaka ko rwose wazatangira kujya ujya gusenga, ukajya mu rusengero ukisengera. Bizatuma uhura n'abantu, kandi noneho abantu bashyashya kuri wowe, ndetse abantu batuje, abantu batekanye, abantu nyine ushobora no kuzabonamo umukunzi. Aha rero Akimu utari ubimenyereye ntabwo yabyumvaga rwose. Ati none se mama, ubuzima nsanzwe mbamo urabuzi, urumva koko ubuzima bwo mu rusengero ntabushobora? Mama ati oya, ntabwo nkubwiye ngo ugende ube mu rusengero, ugenda wisengere bisanzwe nyine nk'abandi bantu bose, bityo bizatuma umenyana n'abandi bantu bashya batameze nk'abo musanzwe mumenyana. Akimu rero yaramubwiye ati ibyo nta kibazo nzabitekerezaho. Nyuma rero y'iminsi mikeya, Anita yari asohokanye puberi agiye kuyimena, maze abahuye n'abaturanyi bari bamaze kwimukira aho vuba. Yari umugabo ndetse n'umugore bakundana cyane, ahantu hose bajyaga bahoraga bafatanye agatoki ku kandi. Baramushuhuje rero maze bamubwira ko ari abaturanyi bashya, ariko kandi ko bakunda kumubona, ndetse ko bamukunda, bamwishimira, ndetse bamusaba yuko yazaza maze bagasangira ibyo kurya by'umugoroba, bakaganira ndetse bakarushaho kumenyana. Yarabibemereye rero, maze ariko umugoroba ajya kubasura. Barasangiye, yarebaga ukuntu iyi couple ikundanye, maze rwose akumva afite amatsiko yo kumenya ibyabo byose. Yabajije uyu mugabo rero ati mbabarira umbwire, ujya kumenya ko uyu mukobwa ari we wawe byagenze bite? Naho rero uyu mugabo yahise amubwira ati njya kubimenya rero bisa nkaho rwose bitigeze bingora. Twahuye twagiye mu bukwe bw'undi muntu, duhana amanimero bisanzwe, dutangira kujya tuvugana, ariko kubera ukuntu iyo twabaga turi kuganira, uyu mugore wanjye ureba yavugaga amagambo make cyane, ahubwo umwanya munini akawumara anteze amatwi. Nabonaga rero ari umugore ucishije bugufi, ari umugore wiyubaha, ari umugore wambara neza, mbese nabonaga ari umugore rwose wabera urugo. Aho rero nahise menya ko rwose ari we wanjye. Naho rero yahise abaza wa mugore ati hanyuma se wowe wabwiwe n'iki ko uyu nguyu ari we wawe? Uyu mugore yahise amubwira ati nakunze ukuntu njye nawe twumvikanaga, ndetse buri kintu cyose tukakiganiraho. Nakunze kandi ukuntu yanyubahaga, akubaha ibitekerezo byanjye. Nakunze ukuntu iyo navugaga oya yabyubahaga nyine ko ari oya.
hari n'ibindi bintu byinshi yenda byatumye mbona ko ari we mugabo w'inzozi zanjye, ariko rwose ntakubeshye n'uyu munsi iyo ntekereje kuba naramuhisemo numva nongeye gusubira kuba umukobwa nakongera nkamuhitamo. Aha rero bafashe amafunguro maze nyine Anita arabashimira ko bari bamutumiye ndetse bari batumye agira umugoroba mwiza, dore ko ubundi yari amaze igihe kinini yigunze. Anita rero agiye gutaha bamubwiye yuko kandi ku rusengero aho basengera bamubwiye ko ku rusengero aho basengera hari igiterane, ariko nanone iki giterane kikazaba kibanze ku nyigisho zizigishwa abantu bari single. Aha rero bamuhereje n'akamvitasiyo maze bamusaba ko nawe yazakitabira niyo yaba atari single, ariko nyine nta kibazo rwose yazakitabira. Nawe rero yababwiye ko ntacyo abijeje, ariko agiye kugenda maze akabitekerezaho ubundi nyine akazababwira. Bamusabye bamwinginga bati tubabarire nukuri uzaze kandi turabizi uzabikunda, nushaka uzaze rimwe gusa, nusanga bitagushishikaje ntuzirirwe ugaruka nta kibazo. Yarabibemereye rero maze abemerera ko rwose azaza nyine muri kino giterane. Nyamara ku rundi ruhande Akimu yaratashye maze asanga nyine iwe, kubera ko ntabwo yabanaga na mama we, yasanze hari invitasiyo ndetse hari n'iletere iyiherekeje. Yafashe iyi letere arayisoma, aho mama we yamubwiraga ati mwana wanjye ndakwinginze rwose uzambabarire ujye muri kino giterane, uzagende niyo wajyayo rimwe gusa, ubundi ugende wumve ibintu bivugirwamo kuko rwose birakureba. Yararebye asanga rero iyi letere yari iri kumwe na invitasiyo, yarasomye maze asanga ni igiterane kizibanda mu kwigisha abantu bari single. Yarabirebye maze ahamagara mama we, ariko mama wajya ureka kunshyira mu bintu ntashaka. Naho mama we ati ndakwinginze rwose mbabarira uzagiye mwana wa, ndumva nshaka ngewe kuhindura ahantu ukunda kuba uri, kubera ko abantu bose wigeze kumenyana nabo mwamenyaniraga mu mabuwate n'ahandi hasa nkaho, ubu noneho ndifuza kuzamenyana n'abantu bashya, muzamenyana ahantu hatuje. Uyu musore rero kubera ko mama we yamwinginze yarabimwemereye. Hanyuma rero umunsi nyine nyirizina kuri kino giterane, uyu musore yashatse imyenda ari buze kwambara kugira ngo ajye muri iki giterane, bibanza no kumugora rwose kugira ngo ayibone. Nyamara ku rundi ruhande wagira ngo neza neza we na Anita ibintu byari biri kubabaho byari bimwe. Anita yagiye mu myenda ye ashaka umwenda ari bwambare, maze rwose arawubura. Sinzi ukuntu yaguye ku gikanzu kinini kimeze nk'ikibubu yajyaga yambara kugira ngo akiruhukiremo. Iki gikanzu rero kigikubita amaso yabonye ari cyiza cyane kuba yacyambara agiye gusenga. Yahise acyambara maze nyine agenda yerekeza mu rusengero, birumvikana nta muntu n'umwe yari azi. Hanyuma rero kuri reception y'uru rusengero hari umuntu uri kujya yandika abantu bashyashya baje nyine muri runo rusengero. Ahangaha rero Anita ahageze baramwakiriye maze bamubaza niba ari ubwa mbere, nawe avuga ko ari ubwa mbere bari kumwandika rero mu ikayi nyine bandikagamo abashyitsi. Yagiye kubona abona Kim aratungutse, yaramwitegereje ati mbega umusore mwiza, abivuga mu mutima, ariko yahise yikomanga ati ariko Anita nawe rwose ntujya wiyubaha, ntabwo wiyemeje kutazongera kureba abasore, noneho uri no kumureba uri mu rusengero. Arongera amunagaho akajisho ati ariko so noneho ko amaso yanjye nayo mbona rwose yanze kuguma hamwe, kuki ari gukomeza areba uyu musore? Nyamara wa musore nawe yari ari kumunagaho akajisho akamureba akongera akareba hirya, mbese bose bari kujya barebana. Anita rero yakomeje kwitegereza uyu musore, ari nako kandi ari kumwibazaho yibaza ukuntu uyu musore ari bogari, dore ko yari mwiza byo rwose bigaragarira amaso. Mu kanya gato rero bari bageze nyine kuri uyu musore, nawe bagiye kumwandika. Sinzi ukuntu agapapuro ka Anita kamucitse uyu musore nawe kubera kujya kugafata akena ko karamucika. Badutoye rero buri wese yatoye akundi. Barasomye rero kuko nyine sinzi ukuntu byagenze kugira ngo bashyireho amaso, maze Anita barasomye n'uyu musore barasomye, ariko babona ko kano gapapuro atarake. Ariko icyabatunguye bose basaga nkaho bafite ibyifuzo bimwe. Uyu musore rero yahise amubwira ati ubanza narifashe agapapuro kawe, n'uyu mukobwa ati nanjye nuko. Bose rero bahise babwirana bati igitangaje ni uko isengesho ryacu risa nkaho ari isengesho rimwe. Bose bari bari gusengera kuzabona umukunzi wa nyawe, kandi rwose bazakundana noneho atari bya bindi by'imikino. Baragiye rero bajya mu rusengero bicara rwose ahantu hatandukanye.
hanyuma rero pasiteri yatangiye kubigisha ari kubabwira ati niba ushaka nyine kuzaramba mu rukundo rwawe cyangwa se kuzaramba mu rushako rw'uwo muzashakana, ikintu ugomba kwitwararika cya mbere ni ukugerageza kuba mwese mwafata icyerekezo kimwe, mukaganira ndetse mugakemurira ibibazo hamwe. Ikindi kandi kominikasiyo ni ingenzi cyane, ariko nanone ntabwo kominikasiyo yashoboka igihe cyose mudafite intumbero imwe. Aha rero yabonye basa nkaho batari kubyumva neza, maze ashaka kubaha urugero rufatika. Yahise ababwira ati reka nze mbereke. Yasabye umudiyakoni kumuzanira intebe ebyiri. Izi ntebe yarazizanye maze azitereka ziteranye imigongo. Yahise rero ahamagara umukobwa nyine yashakaga kwifashisha, maze bihita bigwa rwose kuri Anita ati wowe ngwino hano. Anita yaragiye, yaramubwiye ati icara hano. Hanyuma ahita ashaka undi muntu uri buze kuza kugira ngo afatanye na Anita. Yahise rero nanone agwa kuri Akimu ati wowe wambaye amarinete ngwino hano. Akimu yarahagurutse maze aragenda, bose yabicaje ku ntebe ariko bateranye imigongo. Yarababwiye ati ngaho nimuvugane. Nta n'umwe rero washakaga kuvugisha undi atari kumureba. Yajyaga guhindukira kumva ntabwo bishoboka, kuko pasiteri yamubwiye yuko guhindukira nyine guhindukiza intebe bitemewe. Habuze n'umwe uvugisha undi kuko rwose yumvaga atazi uwo ari kuvugisha. Ikindi kandi akumva ntabwo ari bumwumve kubera ukuntu nyine bameze nk'abari mu byerekezo bitandukanye. Hanyuma yarababajije ati murumva kuganira byaba bimeze bite? Nabo bati birakomeye cyane. Hanyuma rero yarongeye afata za ntebe noneho azirebesha imbere zose, ubundi baricara begeranye. Yarababwiye ati noneho nibaganire. Bahise barebana, maze umwe abwira undi ati umeze neza, n'undi aramubwira ati yego nanjye rwose meze neza. Batangiye noneho kuganira. Pastor rero yahise ababwira ati noneho muri kumva kuganira byoroshye? Bati yego rwose biroroshye ndetse cyane. Pastor yahise ababaza ati none se wowe ufite umukunzi? Yabazaga nyine uriya mukobwa. Naho rero uriya mukobwa ati oya ntawe mfite. Abaza n'uriya musore ati wowe ufite umukunzi se? Umusore ati nanjye rwose ntawe mfite. Abantu bose bo mu rusengero bahise bakoma mu mashyi, maze batangira kuvuga bati ahubwo baraberanye cyane, bakora couple nziza. Batangiye gusakuza nyine, maze pasiteri araseka. Yarababwiye ati nimuceceke kuko ntabwo aricyo cyari gitumye mbazana, ahubwo nyine nagira ngo mbereke yuko iyo abantu bafite icyerekezo kimwe ibintu byose biba byoroshye, haba kuganira, haba ndetse gukemura ibibazo ibyo ari byo byose. Ni ibintu rwose biba byoroshye. Mubonye ukuntu ikiganiro cyoroshye igihe bose bari bicaye bareba ahantu hamwe, ariko nyamara cyari gikomeye igihe umwe yarebaga iburyo undi areba ibumoso. Hanyuma rero pasiteri yarababwiye ati nimufate akaruhuko mugende munywa amazi, mu kanya muragaruka. Mu gufata akaruhuko rero wa musore nyine Akimu yahise ajya kureba uyu mukobwa bari bari kumwe, maze ahita amubwira ati umva nishimiye ni ukuri guhura nawe, gusa runo rusengero rwandyoheye cyane. Waba se usanzwe ari hano usengera? Naho Anita ati hoya rwose ni ubwa mbere naje. Akimu ati nanjye ni ubwa mbere naje, gusa nyine nakunze abantu bo muri uru rusengero. Ikindi kandi nishimiye guhura nawe. Wambabarira se maze ukampa nimero yawe, ahari twajya tuganira maze tukazanamenyana kurushaho. Ntabwo rero uyu mukobwa yabitinzeho, yamuhaye nimero maze bemeranya ko rwose bazajya bahamagarana. Umunsi rero wakurikiye Akimu yahamagaye Anita maze amubwira ko yifuza ko bahura ku mugoroba, ubundi bagasangira bakaganira. Naho rero Anita yahise amubwira ati nta kibazo rwose twahura, ariko nanone kirazira yuko naba nkiri hanze saa 2 z'ijoro. Akimu yaramubwiye ati nta kibazo, naza kuza kugutwara saa 12 ubundi nkaza no kugutahana. Nta kibazo rwose uri bugire namba, ndi buze kubyitaho. Aha rero bavuye kuri telefone, maze Akimu ahita atangira kwitotomba atari ko so noneho ko numva uyu mukobwa atangiye rwose kuba ari kunyuranya na kondisiyo zanjye tutaranamenyana. Naho rero ku rundi ruhande Anita we atari ko subu kubera iki mubeshya ibi bintu kandi mbizi ko rwose na saa 8 z'ijoro nzitaha. Ahangaha rero uyu mukobwa yari atangiye nyine kwigira umwana mwiza, ndetse yari afashe umwanzuro wo guhindura uko yari asanzwe agaragara n'ibyo yari asanzwe akora.
kugira ngo nibura arebe ko yazabona umukunzi, kubera ko bakundaga kumubwira yuko bamwangira yuko nyine ari umukobwa uri classe cyane. Ibi byose rero yari yaratangiye kubireka, imyambarire yarayihinduye, ibintu byose ari kugenda bihindura. Ku mugoroba rero yashatse ikintu ari bwambare, yari umukobwa ukunda kwambara ibintu biri sexy cyane. Gushaka rero muri garderobe y'ikintu ari bwambare nyine kimurekuye, kimugaragaza nyine nk'umukobwa utari umukobwa uri classe cyane, byaramugoye. Sinzi ukuntu yaguye ku gakanzu karekare nyine katamwegereye, maze aba ariko yambara, gusa wabonaga rwose yabangamiwe. Hanyuma rero Akimu yaje kumureba, akimukubita amaso yamubwiye ko rwose yambaye neza, ndetse uyu mukobwa nawe amubwira ko yambaye neza. Baragiye rero barasangira, ndetse uyu munsi babasha kuganira, babwirana amazina yabo yuzuye, ndetse bose banabwirana icyo bakora. Baraganiriye rero barahuza cyane, gusa nanone amasaha ntabwo yatinze kugera. Akimu rero yamubwiye ko nyine ari bumutahane, yaramutahanye, ariko nanone akagenda avuga ati sinumva ukuntu rwose naba mutahanye aya masaha. Ibyo we nibyo yari ari kwibwira, dore ko nyine bari no kuganira, babwiranye ibyo bakunda, maze Akimu amubwira yuko akunda gutembera, akunda kuba ari kumwe n'inshuti ze, ndetse rwose yikundira n'ibintu byo kwigira nko muri buwate. Yamubwiye nyine ibintu akunda. Naho rero Anita we yamubwiye ko nyine ikintu akunda ari uguteka, ari ugukora amasuku, ari ukwibera mu rugo, kubera ko rwose adakunda ibintu byo kugenda. Nyamara ibyo yavugaga byari bitandukanye kure cyane, ahubwo n'ibintu akunda yari ari kugira ngo nyine yigire umuntu atari we. Abangaba rero noneho batangiye kugenda baba inshuti buhoro buhoro, dore ko batangiye kujya baganira kenshi cyane, ndetse rwose bakajya banahura bagasangira. Gusa nanone ntabwo Akimu yakundaga nyine imyitwarire y'uyu mukobwa, kuko Akimu yari umuhungu ukunda abakobwa bari classe cyane, ariko nanone yumvaga nyine ntacyo bitwaye ko rwose uyu mukobwa ahari ashobora kuba azahindura imyitwarire. Naho rero Anita we yabwiye umushuti we kuba rwose yiyemeje kuba undi muntu, ko kandi atazongera bya bindi bakundaga gusohoka, bya bindi byo kujya kubyina. Naho uyu mukobwa w'inshuti ye yaramubajije ati none se mu by'ukuri nibyo ushaka? Wakomeje ukaba uwo uri we, ko mbizi neza ko byagushimishaga? Anita ati hoya, ndashaka guhinduka, kubera ko abasore bose banyanze, bambwiraga ko banyangira kuriya meze, ndashaka rero kubihindura. Uyu mukobwa yaramubajije ati none se uko umeze urumva wishimye? Anita rero yaracecetse, ntiyagira icyo amusubiza, kuko ubuzima yari asigaye abamo ntabwo rwose aribwo bwari bumushimishije, kuko ntabwo aribwo buzima yakundaga, ahubwo ni uko yifuzaga ko nyine nibura yazabona umukunzi. Noneho yifuzaga gutuza, ahari akamera nk'abandi bakobwa. Ntibyatinze rero Akimu yaje gusaba Anita ko bazajya kureba mama we, dore ko nyine yari yarabwiye mama we ko muri rwa rusengero yagiyemo yahahuriye n'umukobwa utuje, umukobwa wiyubaha, umukobwa nyine mwiza cyane, ariko nanone nyine umukobwa umeze nk'aho ari uwo mu rusengero. Aha rero mama we yifuzaga guhura nawe. Umunsi rero wo kujyayo uyu mukobwa yari afite ubwoba bwinshi, yibazaga niba mama wa Akimu ari buze kumukunda. Gusa bagikubitana amaso, uyu mubyeyi yahise amubwira ati nari ngutegereje, Akimu yirirwaga kumbwira, numvaga mfite amatsiko yo kukubona. Gusa nyine uri umukobwa mwiza cyane, noneho rwose nkunze imyitwarire yawe, nkunze ukuntu wambara, nkunze ukuntu witonda, nkunze ukuntu utuje. Umuhungu wanjye yahisemo neza, yahise kandi ahobera umuhungu ati ntureba umuhungu wanjye, wahisemo neza cyane. Aha rero umuhungu we rwose yahise amubwira ko uyu rero ari we mukunzi we, ndetse ko bigenze neza yazamubera umukazana. Ahangaha rero Anita yarikanze, kubera ko uyu musore yari atarabimubwiraho na rimwe. Yaganiriye rero na nyirabukwe wari wanamukunze cyane rwose, yamwishimiye. Hanyuma rero igihe cyo gutaha cyarageze, maze nk'ibisanzwe Akimu aramutahana. Nyuma y'iminsi mike rero Akimu yasohokanye uyu mukobwa, maze anamusaba ko rwose yamubera umugore.
uyu mukobwa yarabyemeye maze Akimu amwambika impeta. Batangiye rero gutegura ubukwe, dore ko nyine ibintu byabo rwose bitigeze bitinda. Ahangaha noneho Anita yarishimye ko nibura abonye umugabo, kandi umugabo mwiza cyane, ndetse umugabo akunda n'umutima we wose. Ndetse yakomeje kwiyemeza ko ibyo yaretse atazongera kubisubiraho ukundi, ko agomba guhinduka kubera umugabo we, cyane cyane ko yatekerezaga ko Akimu yamukunze gutya ameze, uku nyine yambara, uku yitwararika, mbese ibintu byose akora. Bamaze rero gukora ubukwe, hari nyine mu masaha y'igitondo, maze Anita arabyuka ajya gutegura amafunguro, ndetse rwose ari no gukora amasuku hano mu rugo. Umugabo yaramubajije ati kubera iki wabyuka ukora ibi byose? Ntabwo rwose ari ngombwa. Naho rero Anita yaramubwiye ati ngewe ngomba kuzajya ngutekera, nkakumenyera buri kimwe cyose, ngakora amasuku yo mu rugo rwanjye, kubera ko uwo ni we mugore we nyawe. Ntakoze ibyo byose nta mugore waba undimo. Nyamara Anita yangaga guteka, yarabyangaga cyane rwose, ariko nyine yagombaga kubikora kuko ariko yiyeretse Akimu ari byo yamubwiye yuko akunda. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa rero babanye, Akimu yabonye ko rwose uyu mukobwa nta kintu na kimwe ashaka guhindura, dore ko noneho ikintu cyamubabaje kurusha ibindi, yarebye ukuntu mu ijoro ryabo ry'ubukwe uyu mukobwa yambaye ikirobe donuwi kibi cyane, kimeze rwose nk'ikiringiti, kimeze ukuntu. Yarakirebye maze agahinda karamwica. Hanyuma rero yagiye ahantu bacururiza nyine imyenda y'imbere ariko iri segisi ukuntu. Yaragiye rero agurira uyu mukobwa maze abasaba ko bayimwoherereza. Barayohereje, akikubita amaso yarabahamagaye maze ababwira ko ibyo bintu atari ibye ahubwo byayobye, kubera ko nyine uyu mugabo wa Akimu we nibura yifuzaga ko yazajya ararana utuntu twiza, utuntu nyine turi segisi, niyo atabyambara ku manywa ariko nibura akararana nyine utwo twenda. Ariko uyu mukobwa ntabwo rwose yabikozwaga, kandi si uko atabikundaga, ahubwo nyine ni uko hari uko yashakaga kubaho, hari undi muntu yashakaga kuba we. Ibi bintu rero byaragiye bibabaza Akimu cyane, ndetse rwose Akimu atangira kugenda, ubona ari kugenda yigira kure y'uyu mugore we. Urukundo rwabo rwatangiye kugenda rukonja buhoro buhoro, ndetse batangira kugenda no kuvugana bitagishoboka, aho nyine Akimu yabaga yibereye muri mashine ye, yibereye mu kazi ke. Nyamara uyu mukobwa Anita we n'ibyo yakoraga yari yarabiretse, kuko yatekerezaga ko yifuza nyine kuba umugore wo mu rugo. Bya bindi ba basore bamubwiraga ngo abantu bose bamubwira ko atabereye urugo, we yashakaga kwerekana igitandukanye n'icyo bo batekerezaga. Niyo mpamvu rya duka rye ry'imyenda yari yararishyizemo wa mushuti we, ariko nanone akamubwira ko we rwose atazahagaruka, akamubwira ko azajya akora ibyo ashaka byose muri iryo duka, ariko we atazongera gukora, agiye kwita ku rugo rwe gusa. Aha rero wa mushuti we yakundaga kumuhamagara maze akamubwira ati ariko kubera iki utaza mu kazi kawe? Kubera iki utaza ngo ukomeze wite ku bintu byagushimishaga? Wakundaga imyenda cyane iyo wabaga uri kuyidoda, ndetse rwose niyo wabaga uri kuvugana n'abakiriya byabaga bikuryoheye. Ndashaka kukubwira ko hari abakiriya benshi twatakaje kubera ko utagihari, hari abazaga ari wowe bakurikiye. Naho Anita akamubwira ati oya rwose ibyo nabivuyemo, ndashaka kuba umugore wo mu rugo wita ku rugo rwanjye. Icyo atazi ni uko ibi ngibi yakoraga ari byo bintu byabangamiraga Akimu cyane, kuko Akimu we umugore yashakaga yari wa mugore bashobora gusohokana, bashobora gutemberana, wa mugore kandi ushobora kuba nawe ufite ikintu akora akava mu rugo akajya gukora, bo bagashaka usigara mu rugo abakorera ibintu byabo. Cyane cyane ko banamenyana, uyu mukobwa yari yaramubwiye ko nyine afite iduka ry'imyenda, ndetse rwose ari nawe uyikorereye imyenda. Ariko yatunguwe no kubona bamaze kubana, maze akabona uyu mukobwa ntabwo rwose akijya muri rya duka. Byaramubabaje rero ko ibintu byose byahindaguritse, ndetse ibintu byose bisa nkaho ari ibintu atishimiye. Yatangiye kujya abwira wa mushuti we ko mu rugo rwe nta kigenda, yicuza impamvu yaba yarabanye n'uyu mukobwa. Ati uriya mukobwa ni mwiza cyane rwose, ni umugore mwiza, nta kintu na kimwe mushinja, arankunda kandi nanjye ndamukunda, ariko nanone mba mbona atari we mugore w'inzozi zanjye, mba mbona atari uriya mugore nifuzaga. Urugo rurambihiye, sinzi impamvu ndi kumva wagira ngo ndi hafi kuruvamo. Ibi kandi ni nako yajyaga kureba mama we, nawe akamubwira ko rwose abihiwe n'urugo, gusa mama we akayoberwa icyo gukora.
uyu musore yaramubwiraga ati mama uranzi neza, uransobanukiwe, uzi ibyo nkunda. Byarananiye rero kwihanganira Anita, naho mama wa Anita ni umugore mwiza kandi rwose ni uwo wari ukeneye, uwo ari we mugore uzubaka, ba bandi bose bashakaga ntabwo byashoboka. Anita rero nawe yatangiye kubona ko mu rugo rwabo hari ikitagenda, ndetse ko rwose bisa nkaho kominikasiyo yabo yagiye kuri zeru. Ahangaha yahoraga abwira umugabo we ati sheri twavugana, naho rero umugabo we ati turaza kuba tuvugana, nyamara yabaga yibereye mu kazi. Wabonaga ko bisa nkaho ari abantu babiri batakibana, dore ko byageze n'aho bamara n'igihe kinini noneho rwose batanakoze urukundo. Bigaragara ko aba bombi wabonaga ko rwose nta byishimo bikiri mu rugo rwabo. Umunsi umwe rero bari basuye indi famiye y'inshuti zabo, maze iyi famiye yari yicaranye umugore n'umugabo, umugore yiryamiye mu gituza cy'umugabo we, ubona rwose bishimye, ubona kandi ari couple iri romantike. Naho rero Anita yakomeje kubitegereza, umugabo we yicaye nko muri metero 3, yari ari kubareba, maze akajya atekereza ukuntu arizo zari inzozi ze, yifuzaga umugabo bazakundana, ndetse bikamera nk'uko yari ari kubona iyi couple imeze. Ariko nanone agatekereza ukuntu umugabo we yihorera mu kazi, batakibonana, batakivugana, mbese basa nkaho ari abaturanyi. Byaramubabaje rero uyu munsi, maze bisa nkaho rwose ubona ko asa nk'udahari. Ya couple yaramwitegereje, maze imubaza impamvu ameze nkaho afite agahinda, nawe ababwira ko nta kibazo. Gusa nanone yaratashye, maze akomeza gutekereza ku mubano we n'umugabo we utamushimishije habe na gato, kandi nyamara na Akimu nawe ntabwo yari yishimiye uyu mubano. Umunsi umwe rero nanone Akimu yasohokanye na wa mushuti we, maze aramubwira ati ntakubeshye, uru rugo rwose rurandambiye, ndumva nduhaze, kubera ko aha ntabwo ari njyewe rwose, ndabangamiwe bikabije. Uyu mushuti ati hanyuma se wahazamwicaje ukamubwiza ukuri? Naho rero Akimu ati ntabwo yanyumva, kubera ko uriya mugore afite nyine imyumvire yishyizemo. Ni umugore mwiza rwose, ndetse nagize n'amahirwe kumenyana nawe, ariko nanone ntabwo nishimye mu rugo rwanjye. Ndumva igihe kigeze kugira ngo ruriya rugo turushyireho iherezo, kubera ko nta kintu na kimwe duhuje, mbese turi abantu babiri batandukanye 100%. Ntabwo rero rwose bino bintu nabishobora, ndumva naniwe, ndumva ndambiwe no kwihangana. Anita rero nawe yarasigaye yicara, maze akumva yikumburiye bwa buzima bwe akiri umukobwa, kwa kuntu yiyambariraga, kwa kuntu yisohokeraga, mbese nawe yaricaraga maze akabikumbura. Ariko nanone akagerageza rwose kubitsinda, cyane cyane ko yari azi neza ko mama wa Akimu ibi bintu rwose atabikunda habe na gatoya, dore ko kenshi yamwirizaga mu masengesho biyirije kugira ngo basenge. Umunsi umwe rero Akimu yararakaye, maze afata telefone ahamagara mama we. Yatangiye kumubwira ati mama rwose nawe ndagushinja amakosa, gute wiriza umugore wanjye mu masengesho yo kwiyiriza, aho kugira ngo ahubwo umwiriranwe, maze wirirwe umwigisha uko twahuza, uko yanyumva. Umugore wanjye nta kintu na kimwe kiduhuza, ndetse rwose iyo murebye mbona nta kintu na kimwe kinkurura kuri we. Njye n'umugore wanjye turi abantu babiri batandukanye, kandi n'ubundi na mbere yose narabikubwiraga ko bitazemera, ariko ugakomeza kumpatiriza ngo uriya niwe mugore w'inzozi zanjye, ngo niwe uzabasha kubaka, nyamara nta kintu na kimwe duhuriyeho. Umugore wanjye turatandukanye cyane rwose, wagira ngo turi abaturanyi. Uriya mugore ntabwo twashobokana, ntabwo rwose by'urugo rwacu bigishobotse. Ibi byose rero yari ari kuvuga, ntabwo yari azi yuko Anita ari inyuma y'urugi ari kumwumva. Ahangaha Anita yari yatangiye kurira. Uyu musore yavuye kuri telefone n'umujinya mwinshi, ndetse yarakariye mama we. Ahindukiye ahita abona Anita yari ari ku rugi. Anita rero wari uhagaze ameze nk'isitati, yari ari gutekereza ati mbega ukuri gushaririye, mbega ibintu numvise, narahindutse kuko natekerezaga ko aribyo bizashimisha umugabo wanjye, ariko kandi ahubwo nibyo byabaye intandaro yo kugira ngo umugabo wanjye ntankunde. Naruhiye ubusa, ibyo nakoze byose nta kintu na kimwe byigeze bimumarira. Niko kandi amarira yari arimo gushoka. Yahise rero yiruka, maze uyu musore atangira kumwiruka inyuma. Yarirutse rero maze ahita yinjira mu modoka
ahita atangira gutwara imodoka. Gusa amarira yari menshi. Akigera mu muhanda yahise atangira guhamagara wa mushuti we ati nibyo rwose, ibintu wavugaga nibyo, nabaye igicucu, nigize impumyi, mbese ibintu wambuzaga nakabaye narakumviye. Ntabwo umugabo wanjye yigeze ankunda, ndetse rwose nta nubwo yigeze ashimishwa n'uko ameze. Tekereza ko ngo nta kintu na kimwe kimukurura kuri njyewe. Tekereza ko atankunda. Tekereza ukuntu kose nipfutse ibikarito mu maso kugeza uyu munsi. Nyamara yari ari kuri telefone, ubona yatakaje controle, nta nubwo yari ari kureba imbere kandi yari atwaye imodoka. Hanyuma rero kubera kurangara yagize atya abakubitanye n'igikamyo. Abantu rero babonye iyi mpanuka bwa mbere bagifata telefone ye bahise bahamagara uyu mushuti we kuko ari nawe bari bari kuvugana akora agisida. Bamubwiye ko rero mugenzi we yakoze agisida maze amusanga kwa muganga nyine. Gusa bahamagaye n'umugabo we nawe bamubwira ko yakoze agisida. Yararize amarira yenda kumushiramo ati ntibishoboka ko umugore wanjye naba ninjye mwiyiciye. Yaje yiruka rero kwa muganga ngo aze kumureba, dore ko nyine Anita byasaga nkaho rwose ari muri koma. Ariko wa mushuti wa Anita akimukubita amaso yahise amubwira ati sinshaka no kukubona hano, kuko nyine Anita yari yamaze kumubwira buri kimwe cyose. Nubwo nyine yakoze agisida yari amaze kubimubwira kuri telefone. Hanyuma rero uyu mukobwa yari yarakariye uyu mugabo bidasubirwaho, dore ko yahise amusohora kwa muganga nabi cyane, akanga ko anaguma hano. Amarira rero yari menshi kuri Akimu, kuko rwose nubwo yari arambiwe uyu mubano we n'umugore we, ariko yaramukundaga kandi ntabwo yamwifurizaga ikibi. Nyuma rero y'iminsi mike Anita yaje gukanguka, ndetse bamukorera ibizami basanga ameze neza nta kibazo. Bamusezereye mu bitaro maze ahita ajya kuba kwa wa mushuti we. Hanyuma rero wa mupasiteri yaje kumenya ibyabaye kuri aba bombi. Yaje rero guhamagara Anita maze aramuganiriza. Anita rero yamubwije ukuri kose maze amubwira ko yaje mu rusengero kubera ko yashakaga ahantu ho kwihisha, kubera ukuntu abasore bose birirwaga bamubenga ndetse birirwaga bamubwira ko atari umukobwa ushobotse. Yamubwiye ko yahinduye rero buri kimwe, yabyutse agahindura ibintu byose, ndetse agahindura imyambarire, agahindura n'imitekerereze. Yahinduye uwo yari ari we 100%. Ati ibyo byose nabikoze kuko nashakaga kuzabona umugabo unkundira noneho ko ndi umugore utuje. Nyamara ntabwo ariko byagenze. Umugabo wanjye ntiyigeze ankunda habe na gatoya. Pasiteri rero yamaze kumwumva maze ahamagara na Akimu kuko nawe yagira ngo yumve uruhande rwe. Akimu rero nawe yaraje amubwira ibisa n'iby'uriya mukobwa neza. Ati njyewe ibintu nakundaga kera byose nabibuze ku mugore wanjye. Njye nakundaga kwisohokera, nifuzaga umugore tuzajya dusohokana tukajya gusangira. Umugore wanjye siko ameze, kuko umugore wanjye akunda kuba mu rugo. Umugore wanjye ni wa wundi ukunda imirimo yo mu rugo gusa, ntabwo aba ashaka kuhava, kandi uwo rwose ntabwo ari we njyewe. Twarananiranywe rero kuko umugore wanjye nta kintu kimwe duhuje. Pastor rwose ntakubeshye, njyewe nkunda umukobwa uri sexy, umukobwa ndeba akankurura. Uwo niwe mugore nanifuzaga. Natekerezaga ko ahari umugore wanjye nazajya aba ari hanze y'urugo, azajya aba ameze uko ameze, ariko twaba turi kumwe mu rugo, akaba ari wa mugore w'inzozi zanjye nyine. Ariko ibyo byose ntabwo abikozwa. Njye n'umugore wanjye turatandukanye cyane. Pasiteri we yari yamaze kumva ko mu by'ukuri bano bantu babiri bose ahubwo barahuje 100%, ahubwo buri wese yashatse guhisha undi maze akamwereka uwo atari we. Mu by'ukuri rwa ruhande rwa Anita yahishaga, ahubwo nirwo Akimu yakundaga, nirwo yari kumukundira kurusha urwo yamweretse. Ariko Anita we ntabwo yari abizi. Pasiteri rero yarabumvise bose maze arangije arabaza ati ese mwigeze mwicarana maze mubiganiraho? Naho rero Akimu kuko ari we bari kumwe uyu munsi yaramubwiye ati ntabwo tugeze twicarana ngo tuganire, kubera ko nabonaga umugore wanjye n'ubundi adashaka kubyumva, cyane cyane ko iyo namuhaga n'impano z'utwenda nifuza ko yambara ntabwo yazemeraga. Kandi nyamara na Anita yari yaramubwiye yuko atigeze aganira n'umugabo we kuko umugabo we atamuhaga umwanya, ko yari yaramubuze kandi babana, yiberaga mu kazi gusa, ubona ko rwose atakimwitayeho. Nyuma y'iminsi mike rero pasiteri yarabahamagaye bombi nyine
maze baza kumwitaba. Yababwiye ko rero rwose ibyemezo byabo abishyigikiye nta kibazo kuko n'ubundi ari abantu babiri bagomba kubana. Yarababwiye ati gusa ndifuza kubasaba ikintu kandi mumbabarire mukinyemerere. Dufite n'ubundi icyigishwa tuzigisha amakupure, ariko noneho turashaka nyine kuzabajyana ahantu tukabatembereza ahantu ku kirwa maze bakajya ku mucanga, ubundi nyine tukaboneraho umwanya wo kubaganiriza. Ndashaka rero kubasaba nka couple yavukiye mu rusengero rwanjye, ndifuza rwose kubasaba ikintu cya nyuma. Ndifuza ko namwe mwazaba muri icyo kibwirizwa, ndifuza ko mwazaba muri aho hantu, ntimugire ikibazo. Ngewe ibibareba byose nzabyitaho, depanse zanyu ni ngewe, yaba amatike y'indege, yaba hoteli, yaba buri kimwe cyose nzacyishyura. Bizamara iminsi 5. Gusa nanone ikindi kintu nifuza, ndifuza ko muzagenda nyine nk'umugore n'umugabo kuko n'ubundi Imana yarabahuje ntabwo muratandukana. Hanyuma rero ndifuza ko muzagenda nk'umugore n'umugabo, ntabwo ari ngombwa rwose ngo muzagire icyo mukora, ntabwo ari ngombwa ngo muziyunge, oya ntabwo rwose ari byo mbabwiye, ariko ndashaka ko muzagenda nk'umugore n'umugabo nyine kandi mukajya murara mu cyumba kimwe. Naho uyu mukobwa ati hoya rwose ibyo bintu sinabyemera, ntabwo nshaka kurara mu cyumba kimwe n'uyu mugabo. Pasiteri ati sinabibasabye kandi mukanyemerera ko aricyo kintu cya nyuma mbasabye, mbabarira ubyemere rwose, muzarare ku gitanda kimwe, bazabaho igitanda kinini maze muba aricyo muraraho. Gusa nanone nimuzajya mubona umwanya wo kuganira muzajye muganira nta kibazo, ahari mwazanatuza maze mukaganira ku byanyu mutuje, mugafata umwanzuro, waba ari uwo gutandukana waba ari uwo kubana. Ibyo ntibibareba kuko n'ubundi ni iby'abantu babiri. Aba rero babyemereye pasiteri kuko nyine yabibasabye rwose abaciriye bugufi maze bamwemerera ko bazabikora. Pasiteri rero yarababwiye ati hanyuma rero muri iyo minsi 5 ndifuza ko buri wese azaba uwo ari we nta kujijisha, mbese buri wese muri mwebwe azakora ibintu yumva akumbuye, ibintu yumva ashaka, ibintu bimushimisha. Ntihazajye wita ku wundi. Ushaka kunywa inzoga azagende nyine azinywe ku giti cye atitaye ko mugenzi we ari kumureba. Ushaka kuvugira kuri telefone, niba hari undi muntu bateretana bazateretane nta kibazo. Ushaka kandi kujya kubyina azagenda abyine. Ushaka icyo umwe azashaka cyose azagikore, kubera ko aho muzaba muri hariya ntawe ufite uburenganzira bwo kubuza undi icyo ashaka. Mbese buri wese azaba uwo ari we, buri wese azabe wenyine, ntazagire ikintu na kimwe yijijishaho, ntazagire ikintu na kimwe abeshyaho, kandi ntazagire ikintu yibuza gukora kandi yumva agishaka. Aha rero bose barabimwemereye. Umunsi wo kugenda rero buri wese nyine n'ubundi yagombaga kugenda ukwe, ntawagombaga kujyana n'undi. Bariteguye. Aha rero Anita ari kwitegura yabwiye wa mushuti we atumva, ndashaka ko nshakira ya myenda yanjye iri sexy, ya yindi nambaraga kera, twa twenda tunyegereye, twa twenda nyine nisangagamo tujyanye na taye yanjye, twa duhotaro, twa dupirike nambaraga twiza, ndashaka twa tuwigi twiza nyine nambaraga. Mbese ndashaka kongera kuba ngewe wa wundi wa kera. Ndumva mbikumbuye. Iyo minsi 5 nibura nzayimare nishimisha. Naho rero Akimu nawe yahise nyine ajya muri shop yaguriragamo imyenda, maze atangira kwigurira nyine ya myenda ye ya deshire yakundaga, ya mapantaro y'amadeshire, inkweto yakundaga, ibintu byose, dore ko yari yahinduye imyambarire nyine. Nawe yafashe rero bya bintu byose yikundiraga aba ari byo pakinga muri varize ye. Aha kandi ntabwo Anita rwose yari kwibagirwa imyenda azambara ku mucanga ndetse n'iyazambara agiye koga. Umunsi rero wo kugenda Akimu yarahagaze nyine muri parikingi, aho we nyine yarahagaze iruhande rw'imodoka ye. Yagiye kubona abona umukobwa aratungutse, umukobwa w'icyuki wari ufite imisatsi idasanzwe, yambaye amarinete y'izuba. Uyu mukobwa yari yambaye ikanzu imwegereye ariko ndende igera ku birenge ariko imwegereye, nziza rwose imubereye. Yambaye urukweto rurerure, yimakiye. Yamukubise amaso aramureba maze aguma yasamye. Yaramurebye ahera ku kirenge ageza ku mutwe, kubumba umunwa byamunaniye kubera ko yari ameze nk'ubonye ikintu atigeze abona na kimwe ku isi. Yitegereje uyu mukobwa wari uri gutambuka akubita ibuno ariko bitahirya ariko bitahino, aramureba. Yaramurebye neza amera nk'umuntu wafashwe n'umuriro w'amashanyarazi, ntabwo yanyeganyegaga, yari ameze nk'isitati muri kano kanya. Yamukurikije amaso kugeza uyu mukobwa yinjiye mu modoka. Uyu nta wundi yarebaga, yari Anita.
ahangaha rero Akimu yarahagaze, yaravuze ati none se ndi kurota cyangwa ndi kureba neza? Uriya ni Anita wanjye se, umugore wanjye twakoze ubukwe, cyangwa ni uwundi Anita? Ntabwo bishoboka ko umugore wanjye yaba ari sexy bimeze kuriya, ntabwo umugore wanjye yaba asa kuriya, oya ntabwo uriya yaba ari we. Imodoka yarinze itsimbura maze iragenda. Akimara kubona imodoka igiye nibwo yabaye nk'ukangutse, maze nawe yibuka ko yagombaga kugenda. Yahise yinjira mu modoka ariko agenda ibintu byamucanze. Kuri telefone yahamagaye wa mushuti we, atumva nkubwiza ukuri, Anita twabanaga mu nzu ntabwo ari we Anita mbonye kano kanya. Anita mbonye kano kanya ni umukobwa mwiza w'icyuki, ubyumve ko rwose atari we twabanaga, ahubwo nyobewe aho uwo mbonye avuye. Yambaye neza, araberwa, none icyakwereka ukuntu ari sexy. Ntabwo ndi kubyumva kuri ya Anita twabanaga, nta nubwo byashoboka. Baragiye rero maze bagera aho bari bagiye nyine. Bakigerayo rero bakuyemo imyenda maze bambara indi myenda nyine yo ku mucanga, ubundi batangira kujya gutembera. Gusa uyu musore we yari yumiwe, nta n'ikindi kintu na kimwe yabonaga, kuko icyo yabonaga yari Anita gusa. Yamukurikizaga amaso ahantu hose agiye, kandi Anita ntiyaramwitayeho, wagira ngo bari abantu babiri bataziranye. Anita rwose nta nubwo yari ari kumwiteza. Anita we yari yiyemeje kwishimisha muri iyi minsi 5 maze akibagirwa umubabaro wose yagize mu gihe bari bamaze babana. Ahangaha yari ari kwambara utwenda yumva ashaka two ku mucanga, maze akambara amarinete y'izuba. Mbese yari wabonaga ko ari umukobwa noneho mwiza cyane, utandukanye na wa wundi wari waricupije mu rugo. Akimu we yari yumiwe, ibintu byose yari ari kureba ahangaha byari byamurenze. Hanyuma rero mu masaha nyine yo kujya kuryama, Anita yambaye agakabutura ndetse n'akashati nyine byo kurarana byorohereye cyane. Yari yambaye agakabutura kagufi ndetse rwose n'aka gashati. Agiye kuryama, uyu musore yaramurebye, uko yaramurebaga maze ntahumbye. Anita yaramubajije ati hanyuma wowe kuri kundeba cyane ni ubwa mbere umbonye? Naho rero uyu musore yaracecetse, kuko rwose amagambo yari yashize ivuga, yari yabuze ikintu na kimwe yavuga. Yakomeje kumwitegereza. Anita ati ndakubaza, kuri kundeba urandeba iki? Naho Akimu ati none se uri Anita cyangwa uri undi muntu? Naho rero Anita yari imyoje ati hanyuma se wowe ukabona ndinde? Naho rero Akimu ati ntabwo bishoboka ko wari waranyihishemo bigezaho, ntabwo bishoboka ko ari we mukobwa mwiza usa gutyo, ntabwo bishoboka ko waba uri sexy bingana gutyo. Naho rero Anita ati ndabizi nyine kuri kumvugiraho, ndabizi kuri kuvuga ibyo bintu byose kugira ngo nyine mbashe kwisanzura, ariko humura sinkwitayeho, n'ubundi rwose nta kiri bumbuze kwishimisha. Iyi minsi 5 yose ngomba kuzayimara nibereye uko mbyumva. Naho rero Akimu yaramubwiye ati ni ukuri mbabarira rwose wikwivunisha, niba uri gukora ibyo byose kuko nyine wumvise ndi kubivuga, mbabarira ukomeze wibere rwose uwo uri we, witangira gukora ibintu bitakurimo ndetse no kwigira uwo utari we kubera njyewe. Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati kubera wowe? Ati ndumva uri kunsetsa cyane, ati ubundi uyu nguyu ni we njye. Aha rero ntabwo Akimu yabyumvaga ko uyu mukobwa nyine ari uku nguku ubundi ameze, ko uyu nguyu ari we Anita wa nyawe. Hanyuma rero umunsi wakurikiye bagombaga nyine kujya kwiga, bya bindi bari bababwiye bagombaga kujya kwiga. Baragiye rero ku mucanga maze baricara, buri wese yagombaga kwicarana n'uwe, bakicara ku meza amwe ariko bategeranye, umwe yicaye nyine bicaye barebana. Babahaye rero udutaburo ndetse babaha n'imiti nyine yo gushushanyisha. Aha batangiye kubabwira maze barababwira bati turifuza yuko mwaza gushushanya, buri wese ashushanya ikintu kimuri ku mutima, kandi ashushanya ikintu azi neza yuko atigeze abwira umukunzi we ariko yifuza kumubwira. Aha rero batangiye gushushanya, maze bamaze gushushanya bababwiye ko rero bahinduranya ibishushanyo. Uyu mupasiteri yagiye kureba igishushanyo Anita yari yashushanyirije uyu musore ndetse n'icyo uyu musore yari yashushanyirije Anita. Uyu musore rero we yari yashushanyije abantu babiri bakundanye, bishimye, bari romantike, ubona bari guseka, basohokanye ndetse rwose bari gusangira, ubona ko nyine ari ibintu biryoshye cyane.
yari ashatse kumubwira ko niba hari inzozi yigeze agira mu buzima zari iz'uko we n'umugore we basohokana bakishimana nubwo atari yarigeze abibona na rimwe. Naho rero igishushanyo Anita yari yashushanyije cyo cyari gitangaje rwose, kubera ko na pasiteri akikibona yakomeje kukireba. Uyu musore nawe Akimu nawe yarakirebye cyane, maze Akimu atangira kuvuga ati ndabona kuri kino gishushanyo wagira ngo ni umwana w'uruhinja, imodoka iri kuza imusanga. Pasiteri nawe yaramubwiye ati nanjye rwose niko ndi kubibona. Akimu rero yitegereje uyu mukobwa ati iki gishushanyo gishatse kuvuga iki? Naho rero uyu mukobwa ati nifuje kukubwira yuko umunsi nkora agisida umwana wanjye w'umuhungu yapfiriye mu nda kubera iriya agisida. Nicyo ngicyo rero nashakaga kukubwira. Pasiteri yarumiwe, yarabarebye abona noneho ibintu birahindutse. Yahise ababwira ati ibyo bintu kuki mutigeze mubivuganaho? Ariko nanone abona ntabwo akwiriye kujya hagati y'iyi couple. Yahise ababwira ati nimufate umwanya maze muganire kuko mufite byinshi byo kuvuganaho. Anita we rero yahise ahaguruka maze aragenda ahagarara nk'ahariya kure. Akimu yarahagurutse amusangayo ati ibintu uri kuvuga ni ibya nyabyo, kubera icyo utigeze umbwira ibi bintu n'ukuntu nahoraga ndota inzozi zo kuzaba umupapa. Anita yaramubajije ati nari kubikubwira ryari? Ukurikije inshuro zose nakubwiye ko ngushaka, nifuza ko tuganira, wigeze unyitaba se? Ahari kereka iyo nza kuba akazi kawe nibwo wari ko mu mwanya tukavugana. Uzi igihe cyose twamaze tutavugana, nakubuze nkureba, mbura n'umwanya wo kukubwira inkuru nziza ndetse n'ikintu cyari kinshimishije mu buzima, kugeza umunsi umwana wanjye nabashije kumubura. Ahangaha Anita yari ari kubivuga ari no kurira. Akimu nawe agahinda kamwishe, ntabwo yari ari kubyumva, ntabwo yari ari kumva ko yabaniye nabi umugore we kugeza kuri uru rwego, ndetse umugore we nawe byari byamurenze. Aha rero Akimu yapfukamye hasi mu micanga maze yifata mu maso, yararize, agahinda karamurenze. Yatangiye gusaba imbabazi uyu mugore we ati mbabara ndakwinginze, ntabwo nigeze menya ko nakubabaje bigeze aho ngaho, gusa niba hari inkuru yari kunshimisha mu buzima ni iyo ngiyo, iyo nza kuyumva mu matwi yanjye, ariko mbabarire kubw'amakosa yose nagukoreye. Aha rero batangiye noneho kuganira, kubera ko nyine bari bafite umujinya, buri wese yari ari kubwira undi noneho akamubwiza ukuri. Akimu yaramubwiye ati njyewe rwose impamvu wumvise ndi kuvuga ariya magambo si uko ntagukunze, si nuko rwose utari umugore mwiza ukwiriye gukundwa, ndi n'umunyamahirwe kuba uri umugore wanjye, ariko nanone ikintu cyananiye mu buzima kucyakira ni uko rwose umugore nifuzaga ntabwo yari umugore umeze nkawe. Mu by'ukuri njyewe nagushatse nzi yuko nitumara kugera mu rugo ahari nshobora kuza guhindura buhoro buhoro maze ukaba umugore w'inzozi zanjye. Njyewe ndi umusore ukunda gusohoka, ndi umusore ukunda urusaku ahantu hasakuza, ndi umusore ukunda ahantu ibintu bishyushye, kandi numvaga nifuza yuko n'umugore wanjye yakabaye akunda ibyo bintu kuko niwe wenyine numvaga tuzajya tujyana. Numvaga umugore wanjye ariwe muntu tuzajya tujyana kubyina, numvaga umugore wanjye ariwe muntu tuzajya dusohokana tugasangira, numvaga ibyishimo byanjye byose bigomba kuzajya mba ndi kumwe n'umugore wanjye. Hanyuma wowe rero naragushatse nsanga rwose mu byishimo byanjye nta na kimwe unshyigikiyemo. Natangiye kubihirwa n'urugo, niyo mpamvu wabonye natangiye kuba concentre mu kazi, kuko numvaga rwose urugo rutandyoheye habe na gatoya. Naho rero uyu mukobwa ati noneho tekereza ko nanjye navuye ahantu kure hashoboka. Tekereza ko ubundi uyu mukobwa uri kureba imbere yawe, uyu niwe njyewe, uyu niwe Anita, ariko uwo mwambaro narawiyambuye kubera ko nifuzaga kuba umugore w'inzozi zawe, nifuzaga kuba umugore wakunda, nifuzaga kuba umugore utuje, umugore wo mu rugo, umugore wifuza. Naretse akazi kanjye, ndeka ibyanshimishaga byose nabiretse ku bwawe. Ntabwo nigeze menya ko uruhande rwanjye nasize inyuma, ahubwo ari rwo ruhande rwanjye nagombaga gushyira imbere. Ntabwo nigeze menya yuko uko njyewe nihinduye binamvunye cyane atari byo wishimiraga. Ahangaha Anita wari urakaye yahise asiga uyu musore hano maze aragenda, kuko yumvaga rwose ibintu byababayeho mu buzima bisa nk'aho ari ibintu umuntu uwo ari wese adashobora kwiyumvisha. Nawe ntabwo yari ari kubyiyumvisha ukuntu yarwanya intambara ikomeye kugira ngo ahinduke Anita yari we, nyamara akareka
Anita yakundaga, Anita wamuhaga ibyishimo akamureka maze akiyemeza kuba umugore utuje, wa mugore nyine wo mu rugo atekereza ko ari byo azakundirwa na Akimu, ahubwo agasanga nibyo Akimu yamwangiye. Uyu munsi rero baryamye, Akimu yabwiye Anita ati ntabwo ndi kumva ukuntu ibi bintu byose wabashije kubyinyuranamo wenyine, umbabarire ku byabaye byose. Ntabwo wakumva ukuntu nahoraga ndota inzozi zo kuba papa, ariko se nanone nari kuba papa gute igihe ntitaga no kuri nyina w'umwana wanjye, igihe ntigeze ngo uwo mwanya ngo nambwire iyo nkuru nziza. Umbabarire rwose ku bwa buri kimwe, ndakwinginze umbabarire. Birumvikana yuko guhura kwacu byubakiye ku kinyoma, ariko nanone ntarirarenga. Uyu munsi dushobora gutangira indi shapitire y'ubuzima bwacu, njye nawe dushobora noneho gutangira indi shapitire yubakiye ku kuri, kubera ko buri wese azi mugenzi we. Ndakeka njye nawe dukwiriye kuganira maze rwose urukundo rwacu rukaba rwakomeza. Ariko hano Anita ntabwo yari ari gusubiza Akimu, yari yicecekeye ari kumva ibyo umugabo we amubwira, ariko nta jambo na rimwe yari ari kumusubiza. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Anita yarabyutse maze yambara utwenda twa siporo. Yabwiye rero uyu musore ko yifuza kujya muri jimu, naho rero uyu musore yahise amubwira ati nanjye ariko burya nigeze kuba umutrena, ubwo rero nanagufasha. Naho rero Anita yarasetse ati ariko nkwibarize, wowe nta kintu na kimwe utigeze ukora, nta kintu na kimwe utazi? Naho rero Akimu ati njyewe nzi ibintu byose, ubundi nibakubwira umuntu wakoze akazi kose kabaho uzajya umenya ko ari njyewe. Uyu munsi ngiye kugufasha, njyewe ntabwo meze nkawe wambwiraga yuko rwose ukunda gukora amasuku mu nzu kugira ngo wishimishe. Bahise babiseka rero, maze Anita ahita amubwira ati cyakoze nkunda kubikora rimwe na rimwe, ariko guteka byo ntabyo nkunda rwose. Aha rero baragiye bajya muri jimu, maze nyine uyu musore atangira kuba ari we utreninga uyu mukobwa Anita. Bavuyeyo rero baragiye n'ubundi bajya gukaraba, bahindura imyenda, maze baza gufata ibya mu gitondo bari gusangira. Story zari nyinshi, bari kuganira, bari gutera story z'ukuntu byagenze. Hanyuma kandi bamaze gufata ibyo kurya bigiriye ku mucanga, n'ubundi bajya kwicarira ahantu maze batangira kuganira. Akimu yari kubwira Anita ati cyakwereka ukuntu byamvunnye kugira ngo ntange nigire nkaho ndi umuhungu uri siriyasi. Atuzi yuko nahinduye imyenda yanjye yose nkagura imyenda nyine y'abasore nyine bameze nk'abasore basenga. Ati tekereza ati amapantaro yanjye yose yandi nambaraga narayabitse, ati bwa bupantaro bumfashe bwa budeshire byose narabibitse. Ati kandi ubundi niyo yari style yanjye mu by'ukuri. Naho rero uyu mukobwa Anita nawe aticecekere, njyewe imyenda yanjye yose uzi ko nayibitse nkayibika nkayishyira mu bikarito nkabifunga maze nkayohereza kwa mushuti wanjye. Icyakubwira se ukuntu noneho nabyutse ngasiba ibintu byose ku mbuga nkoranyambaga, dore ko nyina Anita yari yarabwiye Akimu ko ataba no ku mbuga nkoranyambaga, ibiziberaho rwose ntabyo azi, kandi yazibagaho ndetse na cyane. Ariko igihe yashakaga kwihindura yasibye buri kimwe cyose, amafoto ye n'ibindi bintu bye byose ku mbuga nkoranyambaga yaragiye arabisiba. Kano kanya rero yarari rero kubiganiriza nyine Akimu akajya amubwira ati ntabwo ushobora kubyumva ukuntu nari kwishimira guhura nawe ukimeze gutyo, ukiba ku mbuga nkoranyambaga wirirwa upostinga amafoto maze nanjye nkajya nirirwa nyarayikinga. Ntabwo ushobora kubyumva uko kuntu wari umeze, nari kubikunda cyane iyo nza kumenyana nawe ariko umeze. Ati nk'ubu ngubu ndakureba nkabona ntabwo ari wowe, ndakureba nkabona baraguhinduye, gusa ubwiza ufite ndakubwiza ukuri urasa na bike. Anita rero nawe yahise abwira Akimu ati ntushobora kumva ukuntu nigeze kuza iwanyu, ati maze mama wawe akabanyeresa amafoto, ati nayareba nkabona ntabwo ari wowe ndi kubona. Ati noneho nkahita ngira ngo yenda ni amafoto yawe ya kera. Ati nyine ati uri umusore nyine wambara nyine imyenda itandukanye niyo wambaraga duhura, mbona uberewe, ati mbona uri bogari. Ati nta nubwo ushobora kumva ukuntu ayo mafoto ne nayakunze, ukuntu nanjye nahoraga nifuza kuba nakubona wambaye nk'ukuntu wari wambaye kuri ayo mafoto. Naho Akimu ati ariko mama wanjye nawe nta banga agira, ati ubwo mama wanjye yari yaramvuyemo kera nuko utabyitayeho, ariko mu by'ukuri ntacyo utari wabonye. Bahise baseka rero, maze nyine n'ubundi bakomeza kwiganirira ku biberekeye. Umugoroba rero waragiye uragera, bakicaye hano bakiri kuganira, maze Akimu abwira Anita
ati ndakwinginze, ndifuza ko rwose waza asubira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ahubwo ndifuza kugufatira amafoto uyu munsi maze ukazaba ariyo uzapostinga, mbabarira ubinsezeranye. Naho Anita aseka ati ngaho nyinginga, binsaba unyinginga. Akim ati ndakwinginze mbabarira usubire ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo haguruka uzine kugufata amafoto. Ubwo niko yari ari kujya kumutereka ahantu heza hegereye amazi ari bujya amufotora maze n'amazi akazamo. Yatangiye rero kumufata amafoto, atumva ati ndakubwiza ukuri wagira ngo uri nk'umumisi w'igihugu cyacu, ati wagira ngo uri umumodo, ntabwo uri umukobwa usanzwe, ndi kwibaza niba ari wowe Anita, ntabwo rwose ndi kubyumva. Yakomezaga amufotora, mbese kumuhaga byanze, yaramufotoye amafoto menshi atandukanye akazajya amwereka ati reba. Naho Anita ati uzi ko ntari nzi ko ndi mwiza bigeze aha. Uyu musore atumva nanjye numiwe, ntabwo rwose nshobora kumenya yuko uyu nguyu ari wowe. Bavuye hano rero basubira muri cya cyumba cya hoteli. Aha noneho Akimu yagiye ateruye Anita. Baragiye rero, bageze muri iki cyumba barahagaze maze batangira kurebana mu maso. Ahangaha Akimu yabwiye Anita ko amukunda ndetse ko yishimiye ko rwose kano kanya bari kumwe. Anita nawe yaramubwiye ati nanjye ndagukunda cyane. Mbese urukundo rwarongera urukundo, ubundi batangira gusomana. Urukundo nyine rwabaye urukundo uyu mugoroba, ku buryo n'ubundi byarangiye bakoze urukundo noneho bya nyabyo. Bararyamye rero, bukeye mu gitondo Akimu yatinze kubyuka, yagiye kumva yumva Anita ari kumukoraho. Yarahindukiye abona umukobwa wambaye agakanzu keza, mbese yaramurebye agira ngo hari yari ari kurota. Yibyiringiye mu maso maze aramureba, yaramubwiye ati ntabwo ndakumenyera, uko nkubonye ndikanga kuko mbona atari wowe, ariko ubwiza ufite sinzi ko nabikubwira ngo ubyumve, gusa menya ngo uri umukobwa uri sexy, uri umukobwa urenze kure, umugore nahoze nifuza mu nzozi zanjye. Anita rero yaramwenyuye, ariko Akimu ahita abona iruhande rwa Anita hari amavarize. Ati hanyuma rero ko mbona wafunze amavarize bimeze bite? Anita ati wibagiwe se ko iminsi twagombaga kumara hano yarangiye, tugomba gusubira iyo twabaga, kandi nyine n'ubundi ngomba gutaha aho nabaga. Gusa nanone rwose twaraye tugize ijoro ryiza ndetse nishimye cyane, sinshobora kubikubwira ngo byumve, ariko nanone ngomba nyine gusubira aho nabaga. Uyu musore yahise abyuka yihuta maze ahita ahagarara imbere ya Anita ati sinshobora kukureka ugenda, ntabwo nshobora kugutakaza. Aya mahirwe ntabwo rwose nshobora kuyitesha, kubera ko uri umukobwa nkunda, uri umugore w'inzozi zanjye, ndifuza kugukunda kandi nkazakomeza kugukunda. Ni wowe nahoze ndota, ntabwo nshobora kureka urukundo rw'ubuzima bwanjye runcika. Ahangaha yashyize ivi hasi maze arongera amusaba ko babana indi nshuro. Ati ndifuza kugusaba ko wambera umugore kandi umbabarire ubinyemerere, kubera ko rwose amakosa nakoze mu hashize ntabwo azongera kubaho ukundi. Niba ushaka ko tuvugana tuzajya tuvugana buri kimwe cyose, ndetse icyo uzashaka ko nkora cyose nzagikora, ariko mbabarira unyemerere ko utagiye kugenda. Ndetse kuri iyi nshuro sinifuza ko turi butahe, ahubwo ndifuza ko noneho twiyishyurira hoteli ndetse tukishyura buri kimwe cyose hano, ubundi tukaguma turi kwishimisha nka couple yaje mu biruhuko. Yarongera bimusaba nanone amwinginga rwose, dore ko yari ari kumureba ukabona afite agahinda mu maso. Anita rero yahise amubwira ati ndinde wo kwitesha umusore w'ibogari nkawe, ndinde wo kwanga urukundo rw'ubuzima bwanjye, ko n'ubundi nahoze ngukunda na kera na kare. Naragukunze, ngukunda mu mabara yose, nagukunze kwa kundi wari umeze, kandi nanone ndongera ngukunda nuko nguko umeze. Ndagukunda rero mu mabara yose, nanjye sinifuza kugutakaza, gusa natekerezaga ko ahari wowe utiteguye. Uyu musore yarahagurutse maze aterura uyu mukobwa, yaramusomaguye maze atangira kumuzengurutsa iki cyumba cyose amubwira ati ndagukunda, ndi kumva nafata ingoma cyangwa ngafata mikoro maze nkabivuga ndangurura ijwi, kuko ndifuza ko buri muntu wese amenya ko uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Ndifuza kubwira abantu bose ko ngukunda, ndifuza ko abantu bose bakubona maze bakabona umukobwa watwaye umutima wanjye. Aha rero ibyishimo byarabarenze, maze varize bongera kuzisubiza aho zari ziri, ubundi bagahita bajya gufata ibya mu gitondo. Sinzi ukuntu rero Akimu yagiye ku ruhande, yafashe telefone maze ahamagara wa mushuti we. Yaramubwiye atumva nkubwire, ntabwo nari mbizi ko mfite diyama mu nzu, ntabwo nari mbizi ko ari kuri uyu mugore wanjye asa, ndi kumureba nkabona ntabwo namukuraho amaso, ahubwo sinzi ukuntu nzajya ku kazi, aha rubanza nzajya mujyana,
umugore wanjye ni mwiza ntabwo ushobora kubyumva, umugore wanjye ari sexy kurenza ba bakobwa bose najyaga nifuza, ba bakobwa bose bankatiye nta n'umwe wafungura udushumi tw'inkweto ze, ntabwo nabikubwira wowe ngo ubyumve, buretse nzakubwira uze dusangire nitugaruka maze urebe zahabu nifitiye, umugore wanjye ntabwo asanzwe, ni mwiza ubyumve ngo ndumva nishimye, ubu rero mwirinde kudusakuriza kuko turi mu kwezi kwacu kwa buki. Wa mushuti we rero yaramubwiye ati ndishimye cyane kuko rwose nakwifurizaga ibyishimo, ibyo ngibyo muri kubaho nibyo nabifurizaga. Yakubye telefone maze ahamagara mama we, yabwiye mama we ko umugore w'inzozi ze yamubonye ndetse ko yamuhoranaga ariko yari ataramubona uko ashaka. Yamwoherereje amafoto maze aramwereka ati mama, n'uyu mugore nahoze nifuza, n'uyu mugore nshaka. Mama we rero yaramubwiye ati waburaga ko rwose muganira, waburaga ko mwicara ngo umubwire ibyo ukunda ndetse nawe akubwira ibyo akunda. Uriya mukobwa aratuje ndabizi, ni umwana mwiza, imyambarire ye ndetse n'ibindi nta kintu na kimwe byaba bintwaye rwose, kuko uriya mukobwa namuguhitiyemo, narabibonaga ko uriya mukobwa azabasha kubaka. Ahangaha rero Akimu yahise amubwira ati mama, mbabarira rwose ngusezere nisangira umugore wanjye, kubera ko rwose ntabwo nifuza gusanga irungu ryamwishe, sinifuza kuzongera kumuba kure, ubu azajya aza imbere y'ibintu byose. Mama we yaramubwiye ati nibyo nkwifuriza mwana wanjye kuko nkwifuriza ibyishimo. Aha rero yasubiye kureba Anita, baricara bakomeza kuganira babwirana amagambo y'urukundo ndetse rwose bari gupanga noneho iby'ahazaza, bapanga uko bagiye kuzajya babana, uko bagiye kuzajya benjoyinga ndetse ko ibintu byose bagiye kujya babiganira. Bahamagaye pasiteri rero maze bamubwira noneho ukuntu ibintu bimeze, bamubwira ndetse ko bakundanye, ko bumva rwose bazabana akaramata ndetse bazatandukanywa n'urupfu. Buri wese yamubwiye yuko yabonye urukundo rw'ubuzima bwe. Anita yaramubwiye ati sinigeze mbimenya, iyo nza kumenya yuko umugabo wanjye yari kunkundira uko nari meze ntabwo rwose nari kwirirwa mubeshya. Naho rero Akimu nawe ati iyo nza kumenya ko rwose ari uku nguku byari bimeze mba narakubwiye kare kose ibyo nifuza, nuko natekerezaga ko utabyumva. Pasiteri yarishimye maze rwose ababwira ko yifuza ko kuzongera kubonana nabo bishimye kandi ko bagomba kuzajya babaho ubuzima bwabo uko babishaka, uko bubashimisha. Ndetse yarongeye abibutsa rya somo yabigishije umunsi wa mbere baza mu rusengero, ati biragaragara ko mutigeze ririya somo muryumva neza, kuri iyi nshuro noneho nizere ko muryumvise. Nababwiye ko ari ingenzi cyane gufata icyerekezo kimwe cy'ubuzima, kandi ikindi kuganira ko ari ingenzi, mukavugana kuri buri cyose, cyaba ikibangamiye umwe, cyaba ikidashimisha umwe, byose mukabivugana ko ari byo nyine bikomeza umubano w'abashakanye. Ibyo rero nibyo byabuze mu rukundo rwanyu. Nizere ko kuri iyi nshuro noneho nta muntu uzajya wibikaho ibanga, buri wese ajya yisanzura kuri mugenzi we maze amubwira icyo yifuza cyamushimisha. Bamubwiye ko rwose batazongera kuryibagirwa na gahoro, kandi ko yakoze kuba barahuriye mu rusengero rwe ndetse akaba ari nawe wongeye kubahuza indi nshuro. Baramushimiye cyane. Aba bombi rero bari bibereye rwose mu kwezi kwa buki hano, ibyishimo byari byose. Igihe rero cyarageze maze barataha basubira mu rugo rwabo, gusa batashye bishimye, batashye bafite umunezero udasanzwe. Aha rero Akimu yahise abwira Anita ati ndakwinginze mbabarira maze uze nkujyana ahantu. Anita rero yarabyemeye baragenda. Akimu yamujyanye ahantu muri shopu maze aramubwira ati ndashaka kugushopingira imyenda nifuza kuzajya wambara. Anita ati nta kibazo rwose. Ahangaha Akimu niwe wagendaga amurebera amakanzu maze akamubwira ati genda wigere. Anita yaragendaga akigera, yagaruka Akimu akumirwa. Yarebaga ukuntu umugore waberewe ndetse rwose ukuntu nyine ari mwiza bikamurenga. Yaragiye aramugurira, hafi kumugurira iduka ryose. Yamuguriye inkweto, amugurira amasakoshi, amugurira amakiyaje, amugurira buri kintu cyose, maze aramubwira ati n'ikindi cyose uzajya ushaka uzajya umbwira, ndahari ku bwawe. Ikindi kandi ndifuza ko wasubira mu kazi kawe, ndifuza ko wajya gukora ibintu wakundaga, niba kandi ukeneye ko tunabyagura nabyo tukabikora. Ndifuza ko rwose wakora ikintu wumva kigushimishije mu buzima. Ahangaha barahoberanye maze ibyishimo birabarenga, bongeye kwibutsanya kandi ko bakundana akaramata. Nyuma rero y'amezi 5 Akimu yasanze Anita ku kazi aho yakoreraga. Agitunguka rero yasanze Anita ari kumwe na wa mushuti we, maze Akimu
agenda yihoberera umugore we nk'aho rwose uyu atanamubonye. Yaramubwiye ati nari nkuzaniye impano. Uyu umugore we rero yatangiye kujya kuyipfundura, naho Akima ati nari mbakumbuye mwembi, nari nkumbuye abasheri banjye, nari nkumbuye inkoramutima zanjye. Ubwo ni nako yapfukaga amaga hasi ari gushyira ugutwi kwe ku nda, ati cyane cyane ariko nari nkumbuye uyu nguyu yari ari gushyira ugutwi ku nda, ari nako ashyiraho ikiganza, ati umwana wacu nari mukumbuye, tekereza ko mba mukumbuye ntaramubona. Aha rero uyu mushuti wa Anita yahise amubaza ati none se muratwite? Naho Anita ati yego, ahubwo nari nibagiye kubikubwira, turatwite rwose. Aha rero uyu mushuti wabo yahise amubwira ati umva ndabona mufite byinshi byo kuganira, reka mbareke mube muganira maze nanjye njye gushaka icyo kurya. Basigaye rero bari gutera story, uyu Akima ari kubwira Anita ati sinjye nzabona uyu mwana aje kuko rwose ndifuza kumubona, kandi ntuzahangayike nzajya mugufasha, humura rwose, yumbwira buri kimwe cyose wifuza, ndifuza ko tuzatangira kumushopingira imyenda maze tukaba tuyimubikiye. Naho Anita ati gusa nyine haracyari kare. Naho rero uyu musore ati ndagushimiye cyane, kuretse kuba warampinduriye stati, noneho ugiye kumpindurira n'izina, ubu ngiye kuba papa w'umuntu. Barongeye barahoberana, maze Anita aramubwira ati ndagukunda cyane, ndetse rwose nifuza ko tuzabyarana, abana bacu bose ntazi umubare, bizaterwa n'abo ushaka. Akima ati nanjye ndagukunda cyane, tuzatandukanwa n'urupfu, kandi ujye wumva kuri urukundo rw'ubuzima bwanjye, ndetse iyo nicaye nkibuka ko ngufite, ntabwo ushobora kumva ko buri gihe cyose mpita Imana icyubahiro, ndetse nkayishimira umunsi nahuye nawe. Aba barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose muri uyu muryango. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.